sha umutimbwe nawe sha we mutimba ko wakibuno we riko Yesu ugize ngo iki ukujasha ko sha yari kizugora ubuno rwawe cyana umuntu ari kuvuga ngo urashize none ariko sha umugande urajari ukongera ukagaruka wese rikereza ugize ngo iki ariko nubundi mbwa naho ziburaga kwambara ibintu by'umweru ngo ziri kwemeza abantu ishura sha byishira ibindi umwuka gwanjye ndi gutanuga ubusa ishura sha uta utoye sha ishura amafaranga yanjye ugize ngo iki mwana reka mubwize ukuri mwana wa mukecuru wawe se ishura amafaranga yanjye kuko umuntu bari kuvugana nawe ubundi mbwa umuntu avugana n'imbwa ubundi se yakwirangira iki byo kuyimana byo kuyimana se atareka gutinzira byazamo n'agasumari sawa kambwire mwana sibyo kumvikana nta kumvikana ashaka kuvuga nawe wari uhagaze hano nta kintu wari gukora subizi urabizi ukuntu akazi kabuze amafaranga yawe utegereza ntabyo gutegereza sha gategereza ndi kugutegereza wowe uri umugeni ku buryo ngutegereza oya ntabwo naba umukwe ntabwo naba umugeni naba umukwe sawa rero komeza ukingirwa ariko unyishyura amafaranga yawe iki se wategereje imana iki wategereje riko sha ndi kuvugana amagambo menshi nawe sawa nyishura sha ziba nziba sha ziba nyine nkubwire mani nshaka amafaranga yawe njyewe reka nkubwire nubwo natwashanye nzana twakura amafaranga kandi dufatanyije hese ubwo ra nese mwana usibye kwigira umwana si ufite bibiliya ugize ngo nese muri amazu y'ababosi ntabwo dushobora kujyayo tugashaka uburyo tubateka imitwe amazu y'ababosi n'ayawe n'ayawe zo ku buryo uza gutekamo imitwe bakakwishyura ese wateka imitwe mu bintu byawe ariko nanone byaba aribyo niba twakuramo amafaranga mba nkubwire rero yewe ibintu maze iminsi 3 dutekereza dufite kugenda tukabaka amafaranga nyine tukababwiriza tukabwira uburyo Imana igiye kubaha amafaranga ugize ngo byumva man tubibabwiye neza tukabwira ukuntu amafaranga bazabona bamfumbatiza inote wa byo nibyo ariko hari ukuntu bahita bavuga ati oya tekereza nk'umuntu mukuru ariko reka kugira umwana Imana ukuvugangira mu amafaranga yafite n'amabyi n'ahari amafaranga kambwira kankwereke ntari bi tumbwiye kaza Imana izayongera Yesu mbwira igihe tuzabikorera rero twumva birimo ibyo kubikora amafaranga ntabirenze ntabwo ari amabyi nako ni amabyi kuko ni amabyi ya satani amafaranga ni amabyi ya satani kamubwira twabikora mu kanya saa 8 nibwo nabonye ibintu biba bimeze nanjye nkahita nyira nkaba umukire ugize ngo nahita nyira urukumva ko nka saa 10 twaba twakize nahita nyira nkahita nkugabanyiriza ku mafaranga nyine bampaye kira wenyine nyine ubwo urumva bamajije kumfumbatiza amafaranga nakwishyuramo biriya byitanu byawe nawe maze ukunguka wamara kunguka ukareka kugendana amakote mu nzira none ukagaruka kugendana amafaranga Yes way ubundi nanyuraga hano nasanze hano haparitse imodoka ugize ngo imodoka yari ifite ibintu by'imiceri za kawunga nta kuntu twakinjiramo tukabahanurira ko ibyo bintu ariko nibyo ari ukuntu imodoka zari zihari hano ko nuko uri kundeba ngo nawe twabanura nyine ko ibyo bintu byaje n'Imana igiye kubaha n'ibindi Nyamwezi uturuka kuri Pascal Nyakariba wowe ni he Yesu ugira ngo nari namenya aho ndi guturuka ugize ngo uraza kuhamenya nitugeramo imbere urabizi ko kubona cyane nari umuyadiyakoni ndabizi cyane ntabwo ari umwana gusa Yesu we kwinjira turi mu mwuka kugira ngo babashe no kumenya neza abo turi Yesu bishimira sinabye ryiza
riba maraka izo mibabaro Yesu imibabaro ugize ngo Discorda ugize ngo niko umutima yacu yavuye mu ntago ari mu rusengero cyane oya oya gufashe se kudafite n'unupa fani ugize ngo twayobye mwa wino uyu nawe yayobye ariko nge ukora ibyabazanye ntabwo twe twayobye mwa igihe urashonje kwinywera igikoma dore kirwora Yesu abyo kukuzana ase uri kujya he nakubwiye ngo ugize ngo rata ni stay here ubwo narenda kuja kunywa igikoma igikoma uzakimwe cyo nta kibazo sawa sawa ibyo uvugana reka dutahe mwa kose ubundi urabona butibye mbese kwa nitaye we rakara abantu niko sha uri kurakara imbere y'izo mbunda Yesu! ari imikiniso zirasamasa ugize ngo ziri kurasa amashashi sha ntabwo nzakwishyura we mukaritasi genda gira bayirahiri akoze sha icyo kibazo kirawanze ko urumva urusaku hano mwateje gwaserera afanda ni ibintu subiza sha ni ibintu by'ibisazi mwirukane sha mwirukane ntago turi karayezi injira barakwirukana injira dumukora ibyo mukora na mana yaravuze byiza no mu bibi tunyezerwa tukebyana tuzajyana kuba ariko ufite ubwoba ugize ngo imana izaturengera mwana izaturengera sha avuga ngo ni ibintu byo kugira ugore gupfa kuvuga ngo nawe imana yakurengera imana izadatuma mpfira hano sha ugize ngo imana izaturengera izadufasha mu nziza no mu gikombe cy'urupfu muri Matayo 5 imana ni karibu ni mwinjire akwinjije sha Yesu akoze imana muze ni karibu muze bose urugo ugize ngo muze mutubwire icyo imana tuvuga genda ngo mwicarane ugize ngo wowe genda bicara hamwe ntukagire ubwoba sha ndababwiriza ndababwiriza mukozi w'imana tambuka naje ndesha wigira ikibazo Chega, yangu yino. Sana kusema. Ni yangu. Ni yangu. Naubiriza. Yesu Mukozi w'imana. We, ugata ugize ngo kuyapa we. We piti, nukinani. Yesu kuyapa ariko yazibye ariko kuyapa yazibye ariko nacumuna ugize ngo We. Ndeyo. ugata Avuga kabiri gatatu kanga utumva. We niwe naje sha naje Imana niyo yabayoboye hano nimuze mumbwirize. so bakuyoboye Imana ibambwiye iki? ugize ngo Nabonye ari we pastor no ufite amavuta. Yego shavuga icyo Imana yavuze ku rugo rwanjye n'akazi kanjye ndetse ejo bundi mfite urugamba. mubwire sha mubwire ariko ubanze ukurize imbunda hano Ujya ziri n'izindi nda. Yesu Imana ikubwiye ngo ku rugamba ngiye kujya maje bundi. ugize ngo Ujya ku rugamba rw'injyana muntu dore imbunda dore musanze dore mubwire kazaba iyo mu buzima bwawe ugerageje na gato kumenyera umukozi w'Imana ugize ngo ntanaguhamba no kumurasa kuri iki kintu imbere yanjye kuri iki kintu gifite akanwa Yesu yanjye mbone kukubwira pastor mukozi w'Imana gira vansengera fast njugumira Yesu we mwumvise ngo mukora ibitangaza ugize ngo isengere ejo bundi njya ku rugamba ngenda sana ariko n'uyu ubikora we Yesu ari kuvuga ngo uri kugira ariko kwisanzure ugize ngo ubwisanzure hano ni mu rugo arata no kwisanzura bari hano sha abura nyibundutse buriya Goliyati aje kwica Dawidi Yesu ngo ninde wishundi
Goliath yica Dawidi nibuye Dawidi Goliath none bihure no kuza hano nawe byuri kuvuga byo kuja mu rugamba Goliath twamusengera aravuga ati Goliath uko nako ni Sawuli Yesu Sawuli iryo joro yamumenya amavuta ugize ngo uriya bw'ubuto na igihwagari Goliath atsinda urugamba nuzo watsinda urugamba ni Dawidi bivuze ko muravuguruzanya muri mwebwe oya baramusengeye tumubwira ukuntu turamusengera azatora ibuye ntabwo rizaba ari ikinonko ahubwo rizaba ari sarabwayi birangira atsinze cyane tuvuguruza yamujoroze inuza mu ntuza yari kubisa hano aramujoroga ugize ngo aramujoroga rero barangije ibitasa bigira n'ubusa ibigizana yanyuramo gusa kandi wandangije ndamwa Fan. Bakwise Goliath kandi Goliath yarapfuye. ugize ngo Goliath yarapfuye ntiyicishijwe n'isasu. ugize ngo Nisire ibuye. Ibuye fan. Akira. No nibatwice nare. abe Goliath wowe Dawidi ariko murangishe neza ubunapfuye ugize ngo isasu misire n'amasasu byose twakoze mu bitesheje agaciro tugiye kujya dukoresha intwaro gakondo zinatworoheye mukora iki wavuga ngo urwanya abanzi bacu none ariko Dawidi yabigenjeje mwica abantu ugize ngo wakiringira ibuye bakaguhanyoko uri kuvuga ubwo nawe wabuhombye Yesu abantu mwa ubwo nawe wabuhombye ugize ngo mbese intambara muyigize professional tugiye kugira amatopito tugiye kumera nk'aba bakobwa ubu n'abakobwa tubajyana ku rugamba nka nuze hajya sha wa mukobwa yitwaga nde Subwo sindabaga inshinzi y'umwana. ugize ngo Bivuze ati umugore wawe ahindutse inshinzi. igisirikare cy'inshinzi Umugore wawe uzabafande bacu sha ubwo twarusha rero ka tugire dutaye kuri hano ko twagiranye ibihe byiza Imana yavuze yavuganye nande ibiki bivugisha ibindi ko yavuze yavuze ngiki yavugiye muri uyu ngewe yaravuga Imana yakuvugiye mu yavugaga byose n'Imana yari kubivuga Yesu mbo sibirangira se tuje kumva twishimiye kubw'ikirori twari twagira ikirori hano ikirori habaye iki peti akafande sinzi impamvu uri gutindana n'aba banyamasengesho. Urugamba neza. ibyo nari kuvuga Bivuze ati tugomba gushaka ingabo. kuja kubugira Abanyamasengesho bagataha. two twitaye urwo ngubwo kuvuga ngo nyine ugize ngo kumwe gikoma sha abakozi b'Imana rero gukorera Imana ahantu hose bakorera Imana bivuze kugiye no ku rugamba bakorera Imana ubwiriza abandi basirikare bagenzi be mugiye mwibihebye mukanabasengerere bivuze ko mbonye abasirikare b'ingenzi mu gisirikare cyane muri nka bataye 5 mwebwe ngomba kuba sergeant Yes. Anazambunda zazi ni nziza dore barajya barasi isasu rimwe ribe Imana Nibara kuna abakozi b'Imana n'abakozi ugize ngo bari cyafite amaraso ashyushye afite imyuka umvishe kuno baje basirimba inzu yenda kugwa undi rero afande uretse n'ibyo kuvuga tuja mu marira menshi reka tumene umuceri ugize ngo ni nawe ndi umunyamasengesho unyamfitiye ideni kuvuga uyu nguyu yitwaje ngo tuje mu masengesho ugize ngo we petit zaranje maguruka we sergeant bayimbuda we ino nta nubwo nzi no kubikoresha ugize ngo nibo banabyamagaza niba babigira gute Urashize noneho ndakurashe sha None se kandi ko bamaranye tutarajya no ku rugamba. kubamaze sha tandasa sha ntabyo urapfuye sha none se ndazutse dore ko ndazuzishyurwa nande sha ugize ngo ariko nanone